Ese ubu wakubwira ko ushobora kuba umaze imyaka myinshi urya nabi kandi wowe ubyita ko ari indyo yuzuye, wabyemera? Ikibabaje kurushaho ni uko hari n'abatekereza ko indyo yuzuye ari indyo yuzuye isahani, aho hari umara isahani nini akishima ati uyu munsi ndiye indyo yuzuye pe. Twigishijwe ko indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, ariko ikibazo kikaba icy'uko abantu benshi batazi icyo ibyo byiciro bisobanura mu buzima bwa buri munsi. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibintu 7 by'ingenzi umubiri wawe ukeneye buri munsi, impamvu buri kimwe gifite akamaro, amakosa abantu benshi bakora batabizi, ndetse uragera ku musozo wamaze kubona urugero rw'ifunguro ryuzuye kandi ryoroshye umuntu wese ashobora gutegura. Turifashisha igitabo cyifashishwa muri za kaminuza nyinshi mu kwigisha no gusobanura ubumenyi bw'imirire cyitwa Nutrition, cyanditswe na Geoffrey P. Webb, inzobere mu bumenyi bw'imirire. Asobanura ko indyo yuzuye ari urufatiro rw'ubuzima bwiza kuko iha umubiri intungamubiri zose ukeneye kugira ngo ukore neza. Niba ushaka kumenya neza uburyo bwo gutegura indyo igufasha kubaka umubiri, kugira imbaraga no kurinda indwara, komeza ukurikire iki kiganiro kugeza ku musozo. Kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi byubakiye ku bushakashatsi, kanda like kugira ngo YouTube ibisangize n'abandi. Murakaza neza ku tuntu tw'ubwenge, aho twigira hamwe ibintu bitangaje ku buzima, ku bwonko n'imirire, kandi byose bishingiye ku bushakashatsi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ikaze cyane. Uyu munsi tugiye gusubiza ibibazo abantu benshi bibaza ariko ntibabibonera ibisubizo bihamye ku bijyanye n'imirire. Ese indyo yuzuye ni iki? Ese ni ukurya inyama? Ese ni ukurya imboga? Ese ni ukurya imbuto nyinshi cyangwa hari ibirenze ibyo? Ariko mu by'ukuri indyo yuzuye ni indyo igizwe n'ibiribwa bitandukanye biha umubiri intungamubiri zose ukeneye mu rugero rukwiye kugira ngo ukure neza, ukore neza kandi wirinde indwara. Abashakashatsi basobanura ko hari intungamubiri zigera kuri 7 zisabwa kugira ngo indyo yitwe ko yuzuye. Reka tubitangire dusobanukirwa intungamubiri ya mbere. Iyo abantu bumvise ijambo glycide, hari n'abahita bavuga bati ibyo bitera umubyibuho sinzongera kubirya. Ariko se koko nibyo? Oya, mu by'ukuri glycide niyo lisansi nyamukuru y'umubiri. Nk'uko imodoka idashobora kugenda idafite esansi cyangwa diesel, niko n'umubiri wawe udashobora gukora neza udafite glycide. Ubwonko bwawe by'umwihariko bukoresha glucose nk'isoko nyamukuru y'ingufu. Ibyo binyamafu n'ibinyampeke cyangwa glycide iyo bibuze, umubiri utangira gushaka izindi nzira zo kubona ingufu. Ari nayo mpamvu abantu bamwe bumva bananiwe, bazungerera cyangwa batabasha gutekereza neza iyo bamaze igihe kinini batariye. Ariko hano hari ikintu abantu benshi bibeshyaho. Glycide zose ntabwo zingana kuko hari nziza, hari n'izigomba kugabanywa. Dore nka glycide nziza ni izituruka ku biribwa bidatunganyijwe cyane, urugero nk'umuceri wuzuye, ibyo bita brown rice, ibigori, amasaka, uburo, porridge cyangwa oatmeal, ibirayi, ibijumba, imyumbati, ibinyampeke byuzuye muri rusange. Izi rero zitanga ingufu buhoro buhoro, zigatuma umuntu amara igihe adashonje kandi zigafasha no kugenzura isukari mu maraso. Naho glycide zigomba kugabanywa zirimo isukari nyinshi, za soda, amabombo, za gato cyangwa cakes nyinshi, umugati w'umweru ukozwe n'ifarini yatunganyijwe cyane, ibinyobwa birimo amasukari menshi n'ibindi. Kuko ibi bituma isukari izamuka vuba mu maraso, hanyuma ikongera ikamanuka vuba, umuntu akongera gushaka kurya. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kunywa soda nyuma y'isaha imwe akaba yongeye gusonza. Ariko umuntu wariye ikijumba cyangwa ibinyampeke byuzuye nk'umutsima ashobora kumara amasaha menshi yumva ahaze. Niyo mpamvu rero ikibazo atari ukurya glycide, ahubwo ari uguhitamo glycide nziza. Ikindi abantu bakwiye kumenya ni uko glycide zitanga intungamubiri bita fibre, iyo izo glycide zituruka mu binyampeke byuzuye. Izo fibre turazigarukaho nyuma kuko zifite uruhare runini cyane mu buzima bw'inda n'umutima.
Ariko nubwo gliside zitanga ingufu, hari ikindi kintu umubiri udashobora gukora utagifite. Icyo kintu ni poroteyine. Reka turebere hamwe impamvu arizo zubaka umubiri wacu. Muri iki gihe hari abantu benshi batekereza ko poroteyine zagenewe gusa ba sportifu batandukanye cyangwa abakinnyi b'umupira. Ariko se koko umuntu udakora siporo ntaba azikeneye? Igisubizo ni oya. Mu by'ukuri buri muntu, yaba ari umwana, umubyeyi, umusaza cyangwa umukecuru, akeneye poroteyine buri munsi. Kuki rero? Tekereza uramutse uri nko kubaka inzu. Ushobora kuba ufite imodoka zitwara ibikoresho, ukaba ufite amashanyarazi, amazi n'abakozi, ariko niba udafite amatafari n'isima, iyo nzu ntizubakwa. Ni nako bimeze no ku mubiri wawe. Gliside nizo zitanga lisansi, ariko poroteyine nizo matafari yubaka umubiri. Nizo zifasha gukura kw'abana, kubaka imikaya arizo nyama zigize umubiri, gusana ibice byangiritse, gukora imisatsi mishya, inzara nshya, uruhu rushya, ndetse n'utundi tunyabitabire tw'umubiri nka anzime cyangwa hormone ariyo misemburo. Ubushakashatsi bwerekana ko buri munsi hari uturemangingo twinshi dupfa hakavuka utundi. Iyo udafite poroteyine zihagije rero, uwo murimo wo gusana umubiri uradindira. Niyo mpamvu hari umuntu utinda gukira ibisebe, undi ukumva ahora ananiwe cyangwa agenda ananuka uko imyaka ishira. By'umwihariko ku bantu barengeje imyaka 40 kugeza kuri za 50, poroteyine ziba zifite akamaro kanini kuko zifasha kurinda igabanuka ry'imikaya cyangwa inyama zigize umubiri bibaho uko umuntu agenda asaza. Nihe rero twakura poroteyine? Hari abantu batekereza ko poroteyine ziboneka mu nyama gusa. Ibyo si byo. Hari izituruka ku nyamaswa ndetse n'izituruka ku bimera. Mu zikomoka ku nyamaswa harimo inyama z'inka, inkoko, ifi, hakabamo amagi, amata, yawurute, foromaje ndetse n'ibindi bikomoka kuri ibyo bintu. Mu zikomoka ku bimera harimo ibishyimbo, soya, lentille, utwo bita puwashishe, amashaza bita puwashishe n'andi mashaza asanzwe, hakabamo tofu, ubunyobwa n'imbuto zimwe na zimwe. Hari n'abantu bibaza ngo ese poroteyine z'ibimera zirahagije? Igisubizo ni yego. Iyo umuntu arya ibiribwa bitandukanye nk'ibishyimbo, ibinyampeke byuzuye, imbuto n'imboga, ashobora kubona poroteyine zihagije bidasabye izituruka ku nyamaswa. Ikindi abantu bakwiye kwibuka ni uko kurya poroteyine nyinshi cyane atari byo bivuze kurya neza. Ukeneye izihagije, ariko ugakomeza no kurya izindi ntungamubiri, kubera ko umubiri ntiwiyubaka gusa, hari n'ibice byinshi ugomba kurinda. Aho niho twinjira ku kindi cyiciro abantu benshi batinya batabizi: ibinyamavuta. Iyo uvuze ibinure, abantu benshi bahita bavuga ngo oya, njye amavuta nayavuyeho. Hari benshi bakura amavuta yose mu mafunguro yabo bibwira ko ari byo byabarinda umubyibuho cyangwa indwara z'umutima. Ariko se koko amavuta yose ni mabi? Reka tubisobanukirwe. Niba gliside ari lisansi, poroteyine zikaba amatafari yubaka inzu, rero ibinyamavuta cyangwa lipide nibyo gisenge n'inkuta birinda iyo nzu. Umubiri wawe ntushobora gukora neza udafite ibinyamavuta. Ubushakashatsi bwagaragaje ko lipide zigira uruhare mu kubika ingufu, mu kurinda ingingo z'ingenzi, kubaka uturemangingo tw'umubiri, gukora imisemburo cyangwa hormone nyinshi, no gufasha umubiri kwakira vitamine A, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Niyo mpamvu umuntu ashobora kurya imboga nyinshi zirimo vitamine A, ariko ntazibyaze umusaruro neza niba nta binyamavuta na bike biri muri iryo funguro. Nk'uko bibaho mu mirire yose rero, hari amavuta meza n'amavuta mabi. Amavuta meza ni nk'aya: avoka. Cyambere ni avoka, amavuta ya olive, ubunyobwa cyangwa ubundi bunyobwa bita amande, walnut, imbuto za shia, imbuto za lin, ifi zirimo omega 3 nka somo, sardine na makero ariyo mikeke. Aya mavuta aturuka muri ibi biribwa afasha umutima, ubwonko ndetse n'imitsi gukora neza.
ariko hari n'amavuta tugomba kugabanya, arimo amavuta yose wakoresheje inshuro nyinshi mu guteka, tukirinda izi za fast food nyinshi, tukirinda aya mafiriti atetse cyangwa chips, tukirinda margarine zimwe na zimwe, gato n'ibindi birimo ibyo bita trans fat byinshi. Ikintu kibabaje nuko abantu benshi banga avoka kuko bavuga bati irimo ibinure byinshi, ariko ntibamenye ko avoka irimo ibinure bike kandi byiza umubiri ukeneye. Niyo mpamvu avoka ifatwa cyane nk'ibiribwa bikungahaye kuri lipide, aribyo binyamavuta, aho kuba kuri poroteyine. Niyo wakoresha akayiko kamwe k'amavuta ya olive, abenshi bakunze kwita amavuta ya orayo, ku mboga cyangwa ukarya uduce duke twa avoka, uba uri gufasha umubiri kwakira neza zimwe muri vitamine. Ikindi kintu gikomeye abantu benshi bibeshyaho ni ukuvuga ngo nakuyeho amavuta yose kugira ngo ndengere ubuzima. Si byo namba. Ntabwo tugomba gukuraho amavuta yose. Icy'ingenzi ni uguhitamo amavuta meza no kuyarya mu rugero. Kugeza ubu tumaze kubona ko indyo yuzuye igomba kuba irimo glycide zitanga ingufu, proteine zubaka umubiri, lipide zirinda umubiri kandi zigafasha gukora hormone n'iyakira rya vitamine. Ariko se ni iki gituma umubiri urwanya indwara neza? Ni iki gifasha amaso kubona neza? Ni iki gituma amagufa akomera? Aha niho haza za vitamine rero. Inzu ishobora kuba ifite amatafari meza, ariko niba idafite imisumari, amakamba n'ibindi bintu biyifata, ntibikomeye neza. Ni nako bimeze no ku mubiri. Twabonye ko glycide zitanga ingufu, proteine zikubaka, lipide zikarinda umubiri. Ariko ibyo byose ntibyabasha gukora neza hatabayeho vitamine. Vitamine ni intungamubiri umubiri ukenera mu rugero ruto, ariko zifite uruhare runini cyane. Iyo zibuze umubiri utangira kugaragaza ibibazo bitandukanye. Reka turebe zimwe muri zo. Ya mbere ni vitamine A, ifasha amaso kubona neza cyane nijoro. Igafasha gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri no kurinda uruhu. Uyisanga muri karoti, ibijumba by'umuhondo, epinari, umwijima, amata n'ibindi bike. Iya kabiri ni vitamine D. Mu by'ukuri hari ubwoko bwinshi bwa vitamine B. Izi vitamine B zifasha guhindura ibiryomo ingufu, gukora neza k'ubwonko, gukora uturemangingo tw'amaraso. Ziboneka mu binyampeke byuzuye bitatunganyijwe cyane mu nganda, zikaboneka mu magi, mu nyama, mu bishyimbo ndetse n'amata. Iya gatatu ni vitamine C. Iyi niyo abantu benshi bazi. Iyi vitamine C ifasha kongera ubudahangarwa, igafasha gukira ibikomere, gufasha umubiri kwakira fer ariyo bita iron. Uzayisanga mu ndimu, amacunga, amatunda, inanasi, za poivro ndetse na brokoli. Iya kane ni vitamine D. Vitamine D ni ingenzi cyane ku magufa kuko ifasha umubiri gukoresha calcium neza. Hari abantu benshi baba bafite vitamine D nke cyane abamara igihe kinini mu nzu cyangwa mu bihugu bikonje. Iyi vitamine D uzayisanga mu mirasire y'izuba cyane, mu mafi amwe n'amwe, amagi, amata amwe yongerewemo vitamine D. Iya gatanu ni vitamine E. Iyi vitamine E ikaba ifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri. Uzayisanga mu mbuto nka amande, mu mbuto z'ibihwagari cyangwa sunflower seed, uzayisanga muri avoka ndetse no mu mavuta ya olive. Iya gatandatu ni vitamine K. Ifasha amaraso kwipfundika neza iyo umuntu yakomeretse. Inagira uruhare mu gukomeza amagufa. Uzayisanga cyane mu mboga z'icyatsi kibisi. Ikintu cy'ingenzi ugomba kwibuka ni uko udashobora kubona vitamine zose mu kiribwa kimwe. Niyo mpamvu kurya ibiryo bitandukanye ari byo bituma umubiri ubona ibyo ukeneye byose. Ariko nanone niyo wabona vitamine zose, hari ikindi kintu cy'ingenzi amagufa, imitsi, umutima ndetse n'ubwonko bikeneye buri munsi. Icyo kintu nta kindi ni imyunyungugu. Iyo umuntu yumvise ijambo imyunyungugu cyangwa les minéraux cyangwa minerals, akenshi ahita atekereza calcium gusa.
nyamara hari imyunyungugu myinshi cyane. Calcium yo niyo ifasha cyane, igafasha amagufa, amenyo n'imikaya gukora neza. Uyisanga mu mata, muri za yawurute, muri fromage, sardine n'imboga zimwe z'icyatsi. Haza ariko n'umunyu wa fere cyangwa iron. Uyu ukaba ari umunyu ufasha amaraso gutwara umwuka wa oxygene. Iyo ubuze, umuntu ashobora kunanirwa, kugira intege nke no guhora azungerera. Uyisanga mu nyama zitukura, inyama y'umwijima, ibishyimbo, lentille ndetse na za epinari. Haza kandi umunyu wa potassium. Iyi potassium ifasha umutima gutera neza, igafasha imitsi gukora neza, igafasha no kugenzura umuvuduko w'amaraso. Uyisanga mu mineke, ibitoki, avoka, ibijumba ndetse n'ibishyimbo. Umunyu wa magnesium wo ufasha kuruhura imikaya, gusinzira neza no gukora neza kw'imyakura. Uzawusanga mu mbuto za amande, muri za kakao, muri epinari ndetse n'ibinyampeke byuzuye. Haza umunyu wa zinc. Iyi zinc ikaba ifasha ubudahangarwa, gukira ibikomere n'ubuzima bw'uruhu. Zinc yo isangwa mu nyama, amafi, ibishyimbo ndetse n'imbuto zimwe na zimwe. Muri make, vitamine ni nk'abayobozi batuma ibikorwa bigenda neza, naho imyunyungugu cyangwa les minéraux zikaba nk'ibikoresho bituma ibyo bikorwa bishoboka. Ariko kandi hari ikindi abantu benshi batitaho, nyamara nicyo gituma ibiryo bigenda neza mu mara, nicyo gituma umuntu yituma neza, ni nacyo gifasha za bagiteri nziza zo mu mara kubaho. Icyo nta kindi nicyo bita fibre. Hari abantu benshi bavuga bati njye ndya neza, ariko wamubaza ute se urya imboga n'imbuto buri munsi? Ugasanga igisubizo ari oya. Aha rero burya haba harimo nka katena, kuko fibre ni igice cy'ibimera umubiri udashobora gusya ariko gifite akamaro gakomeye cyane. Tekereza fibre nk'umukozi ushinzwe isuku mu rugo. Nubwo atubaka inzu, atuma ihora isukuye kandi ikora neza. Niko fibre nazo zikora mu mara. Zifasha kwituma bitagoranye, zigafasha kugabanya cholesterol mbi, zigafasha kugenzura isukari mu maraso, zigafasha mu gutunga za bagiteri nziza zo mu mara. Ubushakashatsi bwerekana ko kugira fibre zihagije bifitanye isano no kugabanya ibyago by'indwara zimwe na zimwe, zirimo indwara z'umutima, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ndetse na kanseri zimwe na zimwe zo mu mara. Fibre rero tuzisanga hehe? Fibre nyinshi ziboneka mu mboga no mu mbuto, zikaboneka mu bishyimbo, muri lentille, mu masaka, porridge arizo oatmeal cyangwa flocon d'avoine, zigasangwa mu muceri wuzuye, mu bijumba, mu myumbati ndetse no mu binyampeke byuzuye muri rusange. Abantu benshi bakunda gukamura umutobe bakawuyungurura batekereza ko ari byo byiza, ariko akenshi baba bakuyemo fibre nyinshi zari zifitiye umubiri akamaro. Niyo mpamvu kurya imbuto uko zakabaye akenshi biruta kunywa umutobe wazo watunganyijwe. Mbere yo gukomeza, reka nkwibariza ikibazo kimwe. Ese n'icyo ubona tutaravuga kandi twese dukenera buri munsi kugira ngo tubeho? Ndahamya ko iki kibazo hari abantu benshi bagitsindwa kandi cyoroshye. Hari ikintu kimwe abantu hafi ya bose bibagirwa, nyamara kigize igice cy'ingenzi cy'indyo yuzuye. Icyo kintu ni amazi. Amazi? Yego, burya amazi nayo ni kimwe mu bigize indyo yuzuye. Ariko mbere y'uko tugeraho, niba ibyo umaze kumenya hari icyo bikunganiyeho, andika gusa ijambo turye neza, maze ukande like kugira ngo YouTube izasangize iyi video abantu benshi bashaka amakuru yizewe ku buzima. Noneho reka dukomeze. None se utekereza ko ari ikihe kintu kigize umubiri w'umuntu kurusha ibindi? Abantu bamwe bavuga ko ari amaraso, abandi bakavuga ko ari amagufa, abandi bati ni imikaya cyangwa izi nyama zigize umubiri, ariko igisubizo gitangaje ni uko umubiri w'umuntu ugizwe ahanini n'amazi, kuko burya umubiri w'umuntu mukuru ugizwe n'amazi ku kigero cya hagati ya 50 na 70% bitewe n'imyaka, igitsina n'imiterere y'umubiri. Ibyo rero bivuze ko amazi atari ikinyobwa gusa,
ahubwo ni intungamubiri y'ingenzi cyane igize umubiri igomba guherekeza indyo yuzuye. Nyamara niyo abantu benshi bibagirwa, hari abamara umunsi wose banywa ikawa, banywa icyayi, soda cyangwa za ji gusa, yewe hari n'uwo numvise avuga ngo nzanywa amazi ari uko narohamye. Ariko reka twibaze, amazi akora iki mu mubiri? Burya amazi ni aya mbere kuko niyo afasha gutwara intungamubiri zigera mu ngingo zose z'umubiri, agafasha kugenzura ubushyuhe bw'umubiri, agafasha gusohora imyanda n'uburozi binyuze mu nkari n'ibyuya, agafasha gusiga amavuta mu ngingo z'amagufa, agafasha gukora ku bwonko ndetse no gufasha igogorwa ry'ibiryo. Niyo mpamvu iyo umuntu adafite amazi ahagije ashobora kugira umutwe umurya, umunaniro, kubura concentration, kwituma nabi, uruhu rukumagara cyangwa inkari zikaza zifite ibara ryijimye. Hari n'abantu bibwira bati njye sinjya numva inyota, niyo mpamvu ntanywa amazi. Ariko burya iyo inyota ikugezeho akenshi umubiri uba watangiye kubura amazi kare. Niyo mpamvu ari byiza kugira umuco wo kunywa amazi buri munsi aho gutegereza kugira inyota. Abantu benshi bahita bibaza ngo ese umuntu akwiye kunywa litiro zingahe? Burya nta mubare umwe uhuye nabo kuri bose. Biterwa n'imyaka, uburemere, ikirere, siporo umuntu akora n'ubuzima bwe muri rusange. Ariko icyo twavuga ni uko wajya unywa amazi make ariko kenshi, mbese mu byiciro byinshi ku munsi, ku buryo buri gihe wihagaritse inkari zawe ziba zifite ibara rijya kuba umuhondo weruruka, keretse wenda habaye hari indi mpamvu y'uburwayi yaba ibitera. Muri make, fata ko icy'ingenzi ari uko amazi nayo agize indyo yuzuye. None se nyuma yo kumenya ibi byose twavuga ko ifunguro ryuzuye risa rite? Reka dufate urugero rw'isahani umuntu ashobora gutegura. Tekereza ufite isahani iri imbere yawe, mu gice kimwe cyayo ushyiremo ibinyampeke cyangwa ibinyamafu byiza nk'umuceri wuzuye, ibijumba, ibirayi cyangwa akawunga. Ibi ni byo biha umubiri ingufu zo gukora. Mu kindi gice ushyiramo poroteyine nk'inkoko, ifi, amagi, ibishyimbo cyangwa rantiye cyangwa amashaza. Ibi nabyo nibyo byubaka imikaya, bigasana umubiri kandi bigafasha gukura. Mu kindi gice cya ya sahani ari nacyo kigomba kuba kinini, ushyiremo imboga zitandukanye. Niba bishoboka, hitamo amabara atandukanye: icyatsi, umutuku, umuhondo, oranje n'andi, kuko buri bara burya riba rifite vitamine na antioxidants zihariye. Hanyuma wongereho avoka cyangwa akayiko gato k'amavuta ya olive. Aha uba wongeyemo lipide nziza zifasha umutima ndetse zigafasha umubiri gukoresha neza za vitamine. Nyuma y'ifunguro ushobora gufata urubuto nk'icunga, pome, umuneke cyangwa inanasi, bikaguha vitamine nyinshi na fibre. Hanyuma ariko ntiwibagirwe ikirahuri cy'amazi. Nyuma iyo urebye iryo funguro usanga ridakeneye kuba rihenze. Rwose si ngombwa kugura ibiribwa bihenze cyane, icy'ingenzi ni ubwoko bw'intungamubiri, si igiciro cy'ibiryo cyangwa ingano y'ibiryo. N'ibyo dusanzwe dufite mu Rwanda no mu karere bishobora cyane kuduha indyo yuzuye iyo tubihuje neza. Urugero, wifatiye nk'isahani iriho umuceri mwiza nka glycide, ugafata agace k'inyama y'inkoko nka proteine, ugafata uduce twa avoka cyangwa akayiko k'amavuta ya olive nka lipide, ugafata imboga za dodo n'inyanya nk'ibigize vitamine, imyunyungugu na fibre. Noneho ku ifunguro riherekeza ukarenzaho ironje, ubundi ku kinyobwa ukifatira ikirahuri cy'amazi. Ibi uba bihuje neza kandi uba uhaye umubiri wawe ibyo ukeneye. Tugana ku musozo rero, muri iki kiganiro twabonye ko iyo bavuze indyo yuzuye bitaba ari iyuzuye isahani, ahubwo ari ifunguro ririmo intungamubiri zose umubiri ukeneye. Twabonye ko ugomba kugira glycide zitanga ingufu, ukagira proteine zubaka kandi zigasana umubiri, ukagira lipide nziza zirinda umutima, ubwonko n'uturemangingo, ukagira za vitamine zituma umubiri ukora neza, imyunyungugu ikomeza amagufa, amaraso, imikaya n'imyakura,
ugashyiramo fibre zifasha igogorwa kandi zikarinda indwara nyinshi, ukarenzaho amazi ari naryo shingiro ry'ubuzima kuko ayobora ibijya mu mubiri akanasukura umubiri. Yewe mubyeyi, niba hari kimwe wakwibuka nyuma yo kureba iki kiganiro ni iki: ntibihagije kwishima gusa ngo wa mwana isahani arayimaze, ahubwo ujye ubanza wibaza utese ibyo yariye byamuhaye intungamubiri zose umubiri ukeneye. Iyo utangiye gutekereza utyo uba utangiye guhindura ubuzima, bikanagufasha guhitamo indyo yubaka ubuzima aho guhitamo gusa indyo yuzuza isahani. Niba utarakanda like, kora ibyo nonaha kuko bifasha YouTube kugeza ibi biganiro ku bandi bantu benshi bashobora kubyungukiramo. Kandi niba utaraba umwe mu bagize umuryango w'utuntu tw'ubwenge, kanda subscribe hanyuma ukande no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere ubona ibiganiro bishya buri cyumweru. Sangiza iki kiganiro inshuti zawe, umuryango wawe n'abo ukunda, kuko ubuzima bwiza butangirira ku makuru y'ukuri. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku buzima bw'imitekerereze, aho tuzavuga ku bintu 10 benshi dukora mu buzima bwa buri munsi bikangiza ubwonko ndetse n'uburyo bwo kubihagarika tukabungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Murakoze cyane kuba mwakomeje kudukurikirana kugeza ku musozo. Njye Twige tuzabonana mu kindi kiganiro gishya cy'utuntu tw'ubwenge. Mugire ubuzima bwiza.